neza ladies and gents, namwe babyeyi bacu ndabasuhuje cyane. Abari mu mahanga n'abari hano mu Rwanda mwese ndabasuhuje. Noneho rero by'umwihariko abantu bakunda gusoma ibitabo n'inkuru zitandukanye, hari umuntu ushobora kubona n'agapapuro wenda nko mu muhanda akabona kanditseho utuntu agahita agira amatsiko yo kugasoma. Aba bantu bose bakunda gusoma, bakunda gutakaza umwanya wabo bari gusoma, abo bantu ndabasuhuje cyane. Buriya ku bintu bijyanye no gusoma bituma umenya ubundi buhanga bwinshi utaruzi. Buriya ngo 99% umuntu wese w'umuhanga arangwa no gusoma, aba yaragiye asoma ibitabo byinshi bitandukanye by'inkuru nyinshi kandi zitandukanye. Dufatira urugero ku bahanzi. Buriya abahanzi tuzi benshi b'abahanga ni abasomyi bo mu rwego rwo hejuru cyane. Barara amajoro basoma, bakirirwa amanywa basoma ibitabo. Niyo mpamvu uzumva ibihangano byabo akenshi biba biryoheye amatwi, abantu bakabikunda cyane. Ntabwo ari ibintu batekereza gusa, buriya isoko igira isoko. Tuzi abaririmbyi b'abahanga cyane, nk'urugero hano iwacu mu Rwanda muri gospel tuzi ba Israel Mbonyi, ba Patient Bizimana, no muri sekira hari ba Riderman, ba Diplomate. Abo bose ni abantu bagiye bafite indirimbo nziza kandi zirimo ubuhanga n'ubutumwa bwiza cyane. Aba bahanzi ngo bakunda gusoma cyane, uretse ko wenda n'amateka cyangwa ubuzima bw'umuntu yagiye anyuramo nabwo bimufasha cyane, bikaba byatuma akora igihangano cyiza. Ariko nabo abahanzi bafata umwanya wo gusoma cyane. Reka twigarukire rero ku cyatuzanye uyu munsi. Ijambo rishobora kukuremamo izindi mbaraga cyangwa ibyiringiro turarisanga muri bimwe mu bihangano bya Israel Mbonyi. Hari ushobora kuba wenda warigeze wumva amwe mu magambo yaririmbye ukibaza se iri jambo nigeze ndyumva he, bikagucanga. Hari igihe ntago uba waribeshye, hari igihe uba wararisomye nk'ahantu noneho wakumva n'umuhanzi aririmbye ukabitekereza ariko ntubitindeho cyane, cyangwa se nabwo ukumva basomye ijambo ahantu wararyumvishe mu ndirimbo, nabwo nyine tukumva uratunguwe, wibajije ahantu waryumvishije bikagucanga, kumva urarizi ariko waribagiye wenda nk'ahantu ryari waryumvishe. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri imwe mu mirongo yanditse mu ndirimbo ya Mbonyi kandi yanditse no muri Bibiliya. Ushobora kuba warumvishe indirimbo nzi ibyo nibwira kubagirira n'amagambo ayirimo cyane, ariko utazi ko wenda hariho amagambo yanditse muri Bibiliya. Uyu munsi rero ijambo rije gukuremamo ibyiringiro turarisanga muri Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 11. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 haranditse ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Nta byo gusobanura byinshi, iri jambo rirumvikana, gusa nyine n'Umwuka Wera w'Imana akomeze kubasobanurira. Ndabashimiye cyane rero abantu bankurikirana cyane, abantu tuba turi kumwe buri munsi. Ndabashimira kandi mukomeze mukore share, mwandike comment, mukore like kandi mutibagire na subscribe. Gusa rero Umwuka w'Imana akomeze kubana namwe aho muri mu nce z'igihugu zitandukanye. Murakoze cyane.